usabye umuntu oya usabye umuntu se sohoka ndavuze ngo sohoka usabye umuntu umugabo nka narinzi ko ubu ngubu umugabo wawe usanana asabye umugabo urabona ari imbwa urabona ari imbwa umusora nanjye sohoka noneho karabaye abanyarwandakazi mbanje kubasuhuza nkuko mubizi ni Safi JD kameramani wanjye ndamwizeye ubu tugiye gufata amakuru meza cyane kuri channel ya Safi JD. Kora subscribe, ukore like, ukore share na comment irakenewe. Subscribe kanda aho ngaho kugura kumutuku byose biba birangiye. Mbo amakuru ateye gutya, umugabo arampamagaye rero ambwiye ko hari umugabo ugiye iwe agiye kumuca inyuma. Ubu ngubu ngiye kumufata tujyaniwe turebe ayo makuru kuntu bimeze. Ntucikwe sasa rero. Kameramani wanjye twagiye. Aya makuru my friend ndababwiye. Aya makuru ntagucike arantu tuharebe. Sasa rero wa mugabo nguyu mugezeho mbere ntaramusuhuza mwamubonye neza nuriye. Reka ngene noneho mubaza amakuru ambwire neza uko byagenze. Sasa duhite twataka tugiwe fight igiye kuhabera se niye murayiteguye. Bega makuru aryoshye mana we. Ese buriya ntago yabarananiwe gukora ibiri ngombwa bakaba baje kubimukorera. Reka turebe byose turabimenya tuhageze. Aya makuru ntagucike twagiye. Umugabo rero tumugezeho, reka dutangiye tumubaza amakuru. Bitese bon nkuko mubibona muri kumwe na Safi JD. Amakuru tugiye kuyabona, uwo twadutegereje uwo twasangaga n'uyu. Sasa rero reka twumve ikintu atubwira. Komera wa mugabo we. ntago biba byoroshye. Kutavuga byakugendekeye gute? Ntago biba byoroshye. Mutindi gasani yantereye urugo pe. Bo mbere yuko ugira icyo ubwira aba bantu badukurikiye, ndagira ngo utangire ubabwira amazina yawe hanyuma tugende tugwisha ku ntego. Ntago byoroshye pe. Ntago binyoroheye kuba nahita mbasha kwitara ikintu mutangariza. Ntago biba byoroshye wa mugabo. Ndagira ngo uhindukire hano uvuge ureba abantu badukurikiye nabo bakubone babone uyu mugabo atubwire ikibazo afite tujye kureba ko ibyo atubwira ari ukuri. Wa mugabo tangira utubwira amazina yawe. Nge nitwa Munyaneza Felix ariko nkuko ubizi naguhamagaye nkubwire ko mfite ikibazo pe. Ikibazo kinkomere. Okay, icyo kibazo turiteguye kucyumva kandi tugire ngo tucyumvishe n'abantu badukurikiye. Reba hariya muri kamera kugira ngo barebe umuntu warenganye uwo ari we. Munyaneza Felix. Ntago yabyoroshye nyine. Icyo nagusaba yuko twagerayo tukareba basi wenda bataranaducika. Ariko umutindi gasani yanteye. Ayo makuru sasa uyamenye ute? Ni ukuvuga ngo ngewe narindi mu kazi sahi ngiye nari maze kuguhamagara. Ngewe ari umuntu warumpamagaye w'umuturanyi wanjye pe. Arangije
ambwira yuko hari umugabo abonye ujya mu rugo uti se ufite umushyitsi ndamubwira iti njye ntabyo naba nzi tu arangije arambwira iti ushaka nyamara watabarira hafi kuko numvishe ubu buryo namubonyemo yaje na madamu wawe uburyo nabonye afitanye umubano nabonye yo kwenda si umuntu wa famiye pe wasanga ari bya birura byateye bisigaye bigenda bisenya ingo z'abantu nanjye rero bita biba ngombwa yuko birababaje disi none se nyuma yaho umenya ayo makuru ugeze basi ugera mu rugo ngo urebe ko ibyo bakubwiye ari ukuri ukuvuga nyine ntabwo byoroshye disi nubwo nsetse wihangane birababaje ariko biranasekeje Felix ndagira ngo utubwire nyirizina reba hariya muri kamera ubwire aba bantu badukurikiye tugiye kureba ngenda bizeje ko turi bimenye ibi bintu birarangira reka dutegereze turebe dukurikirane tumenye uko byaje Nyaneza umye tubwire nyuma yaho umenya amakuru basi wageze mu rugo kugira ngo wizere ko ibyo bakubwiye ari ukuri so no kuvuga ngo ngiye nyimara nyine kubyumva pe nahise byabaye ngombwa yuko nanjye nyine nkwamagara nk'umunyamakuru ngo ubitangaze nyine tu nanjye nanze kubyihererana ihangane pa ihangane sibyo ngaho basi reka tujye mu modoka tujye kureba sibyo ngaho twinjiye mu modoka turebe tambuka wicare hariya tugende tubafatirane bataranava mu rugo sibyo ese ubundi bamaze umwanya ungana ikiburi ugera nyine no kuvuga ngo nanjye kimara kubimbwira nahise mbikubwira pe ni gutya nyine tu nanjye sindamenya ngo bagezeyo sangaye cyangwa se bamazemo igihe kingana iki ariko uko bisa kose aho mbwiriye natebutse sibyo reka tubafatirane tambuka hirya winjire mu modoka ubundi tugende kameramani wanjye sasa rero ubu ngubu akazi karatangiye akazi ni kenshi kandi gakomeye ubu ngubu ahantu tugiye kujya sasa ndababwiye ngo nimurebe ariko mbibutsa gukanda hantu kuri ka kantu k'umutuku ukora subscribe umara kureba iyi video ukora share like comment z'ibi bintu ndazikeneye cyane ciao Felix kandi kumva bitoroshyera ntabwo byoroshye haryo umuntu anyura he hajye wawe ra vuga ngo urabona hariya nyine nsanze nicaye nagutegerereje njyewe wanjye ntuye iyo ruguru gatoya turete tuzamuka gutya n'ubundi wari uhageze utuye muri izi karitsiye ntuyemo aha ruguru tuhariya urahita ukataho ariko ndabona bisa nkaho n'ubundi duturanye sinzi impamvu ntazi wawe kuvuga ngo nanjye bibaye ngombwa yuko bakimara kuntabaza nita naka nimero z'umunyamakuru hari umuntu wese umbwira uti nyamara wishakira kure muri karitsiye dutuyemo harimo umunyamakuru arambwira uti reka nkohereze nimero ye umuvugishe nyine umubwire umuntu aranyura he kuvuga ngo urete utambika hano gato ego disi iwanjye ni ahangaha kuri icyo gipangu reba ubu iwawe ni kuri iki gipangu ni iki gipangu niho utuye iwanjye ni ahangaha turahagarara hano nta kibazo aha nkuko mubibona tugeze mu rugo kuri wa mugabo ubu ngubu wa mugani n'umukira akanyagwa urabona ahantu atuye ukuntu ari heza wana kamerama ntungira kamera kuri inzu y'uyu mugabo wana tugaruke inyuma noneho ndagira ngo tuvugane Felix ubu ngubu turamuhera hehe kugira ngo tubagweho ni ukuvuga ngo mbwira rwose mbwira ukuntu tubigenza kugira ngo tubagereho bataducitse ariko Safi JD reka nkubaza uzi kubaka urugo umusenzi akaza kubaka urugo urabizi umva kubaka urugo rwose ndabizi ni ibintu bikomeye cyane ubu ngubu nawe ndabibona wazengereye kandi ntago byatuma utuza pe ariko ndagira ngo twige uburyo noneho tugiye kubasangamo hariya haruguru tubasange mu nzu tubagweho dusange mbese ibyo bari barimo bakibirimo ngaho ngira inama nawe tubigenze gute njyewe usibye kwica umuntu ndamutse musanzemo nk'uko babimbwiye koko ninsanga ari byo ndica umuntu oya ndakwinginze rero mbabarira nturwane sibyo umva nkubwire Safi JD turi kugendana
ngiye ntekereje uburyo kinirirwa nibihe akuya mu kazi ntabasha kuryama ngo ntekereze buri kimwe cyose nkaba ndimo gutekereza iby'urugo gusa nkanga kunywa icupa nk'abandi ngo ndimo ndagira ngo urugo rwanjye rubeho neza kumbe igicucu cy'umugore abesigaho reka nkubwire none se urambwiye uturihiringa ku buryo unanirwa no kuryama utekereza akazi n'iki byose buriya aho ngaho ntugaburira umugore agahaga yamara guhaga ntukore inshingano zawe hanyuma ushakira abantu babikora njye mva njye nkubwire sahiye umunota ku wundi tariki iyi ngiyi ndamutse mbasanzemo koko by'ukuri nk'uko bamamagaye bana bazambwita iwawe hahiye ibintu byacitse nkaramuka njye mbasanzemo nkabafata vuga gahoro batatwumva arapfa umuntu ahubwo ndagira nkugira inama ibintu byo kurwana byikuremo ahubwo ikintu turi imbere y'itangazamakuru hari abantu turi kubyereka uko biri kuba byose kandi washaka ubibereke kandi nabo ni abantu baratekereza sibyo saha iyi ngiyi n'umuntu urimo urabireba aramutse asanze ibirimo kumbaho nawe byamubayeho yabyishimira umva ibingibi byose ndakwinginze kurwana ubyihorere naje ngira ngo turebe iki kibazo uko cyabaye ko n'inkuru nimba ariyo tubyiboneye n'amaso yacu nakubwira cyo unagishyire no mu mutwe wawe sibyo ndaramuka mbasanzemo sinitanga itangazamakuru nubwo ari njye waryihamagariye nk'abihamagarira sibyo byambabaje nabahamagaye kugira ngo bijye ku mugaragaro iyo aba nashatse ko bitajya ku mugaragaro njyewe ubwanjye ntabwo mba niriwe nkuhamagara rero kora akazi kakuzanye ibindi uri mu mbaza were kwirirwa inkoro gushora mu mutwe mva kubwire Felix itonde rwose mbabarira nubwo nsetse so mumbabarire ndasetse kandi nsetse mu bintu bibabaje ni ukuri kw'Imana kuba umuntu yubaka urugo undi muntu akaza akarusigiriza baba we ibaze guhagarika inzu warangiza bakaguterera irangi baba bagusuzuguye buriya ariko rero njyewe ntekerejeho ndi kumva uyu mugabo akunda akazi ko gukora cyane akibagirwa mu rugo ese iyo umuntu ahaze ifiriti bigenda gute amaraso arashyuha ubwo kabaye wihangane ntabwo nkukomerekeje Munyaneza Felix ndagira ngo dutegure ukuntu tugiye guhita twinjiramo hano tubafatirane bakirimo sibyo ahubwo turaca hariya cyangwa turaca utaragenda itonde utaragenda okay biranoroshye urimo uramubona uriya mugabo urimo uraza urimo uruhanyaza uri kumureba uriya n'umuturanyi wanjye uriya niwe wantabaje uri kumva nukuri niwe wantabaje urimo urabona uri kuza umva ye mugabo ngwino muraho bimeze bite tumeze neza turashima Imana ndi Safi JD usanzwe unzi nsanzwe nkubona ku mbuga nkoranyambaga sawa urakoze cyane rero tuje hano ku kibazo cy'uyu mugabo Felix abambwiye ko ari we wamutabaje ku byabaye hano iwe ndagira ngo unsobanure nyirizina bwira bariya abantu bari kutureba hariya ubabwira amakuru nk'umuntu wari uhari byagenze bite ni ukuvuga ukuntu byagenze narindi mu nkoresha abakozi hano hirya nca hano ngiye mu kiruhuko cya saa sita ariko mbona urugo rwinjiriwe wabibonye gute sasa rero ayo makuru niyo nshaka wisha ku ntego uko nabonye urugo rwari rwinjiriwe ni ukuvuga ngo natambutse ariko mbona umuntu yinjiye abebera mbona ageze hejuru ahura na madamu Felix na madamu we ariko mbona ibintu ntibisanzwe wababonye gute ukimara kubona ko binjiye Felix pardon reka banza asobanurira no muri ibyo sibyo ushobora kugira ngo wenda ngewe urumva Safi JD ushobora kugira ngo wenda nge naguhamagariye ubusa nge sinjye mvuga ubusa sibyo ngewe ndeba akazi nkora sibyo niba ndi mu kazi sibyo sahi umuntu akaguhamagara sibyo ntago nifuje kuba naguhamagara ngo ngwino ngurebe ibintu by'ubusanga ibiki ngiye nkuhamagariye ku makuru azwi singuyu nabikwibwirire Felix aho twabyumvishe tuza kandi ureke kuganzwa n'umujinya nguwo nabikwibwirire uyu mugabo reka gumya dusobanura tubwire uko yabibonye nyuma yuko yabonye umugabo yinjiramo muri uru rugo rwawe Felix sibyo wa mugabo we kugira ngo umubone wabigenje gute wamubonye gutagezemo hari indani nakubwiye ngo nkuko narindi gukorera hano hirya
naciye hano ngiye muri pause. Sorry cameraman, uyu mugabo mumfatire neza rwose nk'umutanga nk'umuntu ugiye kuduha ubuhamya bw'ibyo yabonye, mumfatire neza cyane rwose. Nta kibazo. Komeza tubwire. Nari ngiye muri pause mbona umugabo ari hano abebera ku rugo rw'undi mugabo kandi ari umuturanyi wanjye. Ndavuga nti ibi ni ibiki koko? Ndibaza nti ese umuturanyi wanjye yaba ahari? Niko kumuhamagara ahita ambwira ngo yagiye mu kazi, kandi koko nari nzi ko yagiye mu kazi ejo nimugoroba twari twavuganye. Noneho hari akantu ngira ngo nkwibarize neza nyirizina ukansobanurire. Utubwiye ko wabonye umuntu yinjira, abantu binjira mu rugo ni benshi, sibyo? Ni benshi. ubundi reka nge nkubaze nyumva nge nkubaze reka nge nkwibarize icyo wanyita cyose, icyo wanyita cyose urugo rwanjye rurimo gushya nta kintu byambwira, bikumvikana. Reka sahi kandi tumvikana ibintu byose wambwira urugo rwanjye ruri gushya ntabwo nabyumva. Twihute tujye no kureba tudasanga banancitse naho ngaho nge wanindije. Nkubwire wa mugabo, kugira ngo ujye guhamagara uyu mugabo wabonye byagenze gute? Wemeza ko uyu mugabo yavogerewe mu rugo? Uru rugo nsanzwe ndugendamo, uyu mugabo tujya dusangira nta kibazo. Urugo nsanzwe ndugendamo ariko uko nabibonye si nkuko narujyamo. Pardon, kanibarize. Nkwihamagarira sibyo? Ngiye nkwihamagarira n'abarimo kureba banabyumva. Reka nibarize. Nkwibwirire ngiye nkwihamagarira ubwanjye. Ngiye ubwanjye naguhamagaye yuko ngiye ubwanjye ngiye nkwibarize ngo mfite amahane. Mbabarira rwose kuba mpamagaye, ntago nje kukukina ku mubyimba, ahubwo tugiye kureba ibyabaye. Ariko nyamukuru ndagira ngo nsobanure wa mugabo, tutaba tugiye kureba ibintu bidahari, sibyo? Ndagira ngo nimba ari byo tumenye ko ari byo. Wabibonye ibi bintu nabibonye? Mbo none nyuma yuko mbere byose kankubwire sibyo? Si waje gutara amakuru, sicyo naguhamagariye wowe? Waje gutara amakuru? Waje gutara amakuru? Nibarize amakuru. Gende tujye kumureba. Kwanza utanasanga banci. Amakuru ya mbere nyashaka kuri uyu. Ukimara kubona yinjiyemo hano ko abantu binjira kandi nawe ubwe nayaguha. Babare buretse kunsakuriza base. Reka mbanze mbaza amakuru ahamye. Ukimara kubona ko yinjira ko abantu binjira mu muryango ari benshi bagiye gusura umuntu, gute watekereje guhamagara uyu mugabo? Kuvuga ngo uriya mugabo uko namubonye yinjiranye icyokere, asanga n'umugore ufite icyokere. Ndagira ngo nkubaze, akimara kurenga igipangu nge nyumva wamubonye agera ruguru, bamwakiriye gute? Nukuvuga ngo nabaye nsa nusubira inyuma ndebera mu muryango, mbona uko bamukinguriye, mbona ukuntu barimo guhoberana, nsanga na nyir'urugo atajya yinjira ngo bamwakire uko nguko. Rero niyo mpamvu nahise muhamagara. Reka rero mbabwire bantu bakurikiye Safi JD, aya makuru uko bisa kose ntangiye kuyizera. Wicikwa noneho, kurikirana ubirebe nyirizina ndakwinginze. Ariko nkwibutsa gukora subscribe hariya hepfo kwa kariya kajambo k'umutuku. Dukomeza tureba aya makuru. Uyu mugabo noneho hahiye, reka turebe ukuntu tugiye kubigenza. Amakuru tumaze kuyabona ko babyiboneye, murumva ko ayo tugiye kubona ni amakuru ahamye. Twagiye sasa rero twinjire, tubigenze gute? Tunyure he? Turanyura hano kuko bashobora kuducika. Inyuma nta nzira iriyo ku buryo nta yindi nzira iriyo, kereka cyakora cyo kereka simbutse. Turakomanga se badukingure cyangwa ufite urufunguzo ukingure? Ngiye ndi bubakingure mfite. Ariko abantu ntibanyurwa pe, ntibanyurwa. Tambuka udukingure. Wasanga ko zishyano kandi urugo nkuru rukomeye. Urugo nkuru rukomeye koko. Bano banje aradukinguriye, ubu ngubu tugiye kwinjira. Mbo tugiye kugenda gake gake turebe ko tubagwaho. Mana we, ni intambara muyitege. Nkuko mubibona rero twinjiye mu rugo rw'umugabo. Ariko ni n'umugabo ko kutikoraho. Usika abantu barengwa. Umugabo ufite ubwenge akikura akabona umugabo mugenzi warasohotse akaba yinjiye mu rugo rw'abandi. Umva wa mugabo we, warenganye rwose, warenganye. Ubu dufite akazi kenshi kanini kandi katoroshye. Umva ndabibatuye kameramani, ntuveho ahantu hose ushyireyo kamera. Urugo rwawe noneho turugezemo.
turaca hano turaca hirya turaca hehe turakomanga tubigenze gute Sundebera sagasuzuguro babirimo nta kuntu waba atabirimo ngo aze atinde kuza gukingura gutya narabivuze ariko se wa mugabo wowe ukurikije ukuntu ubona ibi bintu ubona bimaze igihe kingana iki aba bantu bari intangarugero ntabwo nzi ukuntu bishobora kuba byagenze birashoboka kuba uyu mugabo wenda yari yaraburiye umwanya umugore we nabwo biba bishoboka nanjye nibyo navuze nti ushobora gusanga yaritaye ku kazi akibagirwa kwita ku mugore nabyo bibaho ariko buriya nk'umuntu wari inshuti ndamugira inama tumaze kubona ibyabaye umva n'uwo mugabo ayo magambo murimo kumbwira umva nkubwire ubundi baravuga ngo umugabo mugenzi wawe turi kumwe aha si iwanjye ibyabaye singeho guhamagara sibyo ndakubwiye ngo umugabo mugenzi wanjye usibye amagambo murimo mwivugisha hano muri hano ukuntu ngewe ibyambayeho nusanga umugabo mugenzi wawe yaguye mu nzira jya urenzaho utwatsi wikomereza ibyo rero by'ibindi murimo muravuga uyu munsi ni mwebwe ejo ni wanasanga uri muri babandi bazinduka kare cyane umva aha hantu ni ikibazo gihari kandi kinababaje pe nubwo turi guseka birababaje ariko uyu munsi ni ejo nimwe wasanga uri muri babandi bazinduka cyane umva nkubwire tambuka uce hirya kugira ngo batagera nubona sinyari utubwire sibyo ntabwo bari budo ntabwo bakingura njye mbikubwire dushake buryo ki rero twinjira mu nzu icyo tugiye gukora ni iki pa hirya haradanangiye neza harakinze ubu se ubu tuje utarimo urabumva wanasanga bisinziriye wasanga basinziriye kuko numvaga se by'amasahane biri kwikubita ko nta wundi muntu uri muri iki gipangu cyane nyamara yinjiyemo kare ariko koraho turebe ko bataba bibagiwe gukinga fungura ni wawe turebe ko bataba bibagiwe shyiraho kamera uziko abagiga binjiye mu nzu bakibagirwa gukinga umva tungaho kameramani twagiye iyi ntambara igiye kuba ari intambara mana we inyuma y'abagabo babo reba sare y'ijagara kameramani kurikira umugabo amaye nka rero murafunga se mugezemo rya singa ibyo nakubwiraga se niba uzi ngo ndimo ndakubeye uzi ko noneho yankuri bayimpamo ntabwo umubonye turimo turashaka ikimani iyo mbwa yamfashije kugukwa usohokamo aho ngaho mujyana yaje gukora ibyakunaniye disi we nuko rero mugore mwiza urasheze umaje kurengwa mbaniriye imitsi yanjye maje kuyiyagamo none byakunaniye nibyo byamuzanye kananirwa n'iminsi ndakubwiye ngo ibyawe nirirwa ngenda sheri uyu munsi wihangane ngo ndibuze ngo kujya ahantu ngo gusura nuko wasuye nakubonye ariko njyewe navuze ngo munasohoka aho ngaho urimo urivugishije inyoro nkufashe icyo nkubwiye cyo nturimo urakumva nturimo urumva umurengwa w'abagore nturimo urumva umurengwa w'abagore mwakinguye ra mwakinguye siniko rugi turere ase undi murimo murashaka icyangaha ibi bintu by'ibikamera utwaje ni ibiki ari hese wamubitse hano urarenzwe urimo uranyisumbukuru ibyakunaniye nibyo yaje kamerama igira hino ukagaragaza ujye sinjya nkunda umugore usohokere mu nzu ntaramena n'ibi bikamera naragukoye warankoye nta n'isoni nsubiza izo kamera zanyu ntazo nkeneye nta n'isoni warankoye naragukoye niba akazi karakunaniye iya nyana y'imbwa ariko ubundi iri he gushaka iki urabandasa ndakubwiye ngo ibyo mukeneye kujya gukora kwitwa umugabo nuko akazi wowe ndakubwiye nyine
ndakubwiye icyo ukeneye gukora si ukaze gusambanira mu nzu yanjye turi kumva ko nagukuye iwanyu hari n'igihiko wazanye se iyi nyana y'imbwa unyinjiriza mu buriri nyana y'imbwa si akazi akora ariko urabona kameramani nyigiriza hino nkwereke ino umva se oya wirwana n'umugore we wirwana n'umugore oya please noneho ndumiwe kamera kuraho kamera we mukuraho kamera umva umva mubwira wa mugabo babara ukuraho kamera ukuraho kamera tubanze dukize iki kibazo uri kumubaza wayeze mata mubare mukuraho kamera tubanze dukemure iki kibazo washeze njye nakubwiye ngiye akazi kakunaniye ubwako niko wa mugabo we wageze hano ute uri kwita ubwoko bwira ubugabo bwasane iyi nzu yarayubatse arimo ikunze isa n'ibiki inzu ni ibiki kwitwa umugabo ntabwo ari ukubera inzu harya ujya kuva iwanyu wazanye iki nazanye iki wari warantumye iki se ndakubwiye ngo uko waje ahubwo ngibyo uko waje iyo ngegera ndakubwiye ngo ibyo naje nje gushaka ntago ari n'ibiri kamera byanyu naza bimera nta soni ubundi mureke iki kibazo tugikemure ndavuze ngo musohokane muri kumwe ndamukoraho ntiyagiye n'umuntu umukoraho nta soni uva mubwira wa mugabo wageze muri uru rugo rw'abandi kumara njyewe turagisohoka hano ntawagutumiye ntawakwemvise ikintu ngewe nshinzwe ni rwose abana kandi ibi bikamera byanyu njyewe ndabimenya oya mada watitonze nawe mumfate nica umuntu we watitonze mumfate narica umuntu usebye umuntu oya usabye wose ndavuze ngo sohoka usebye umuntu umugabo ubu ngubu umugabo wawe usa noneho asabye umugabo urabona ari imbwa urabona ari imbwa umusohora nanjye nsohoka noneho karabaye yo nkufate mumufate nanjye bayo undi mwegize none ibibazo byabaye ibibazo umureke uyu mugabo yambara isume ntabwo yanyambara mu rugo uyu mugabo yambara isume mumureke uyu mugabo mumureke uyu mugabo yambara isume we mwambabariye mukareka uyu mugabo akambara isume ni ukuri kw'Imana umva reka dukemure iki kibazo ubwo se urabona akazi akorera napfa rero uzongera kukankorera ko kakunaniye kananira mbe ndetse abandi bayeze harya Pacifique uri ku ishuri n'indi wamubyaye n'ino mbwa yaje kumubyara ni wenyine ni wowe ndurabyara nta soni ahubwo utonda umukore wiyeshye umukore ureba ibikuba kwitirira umugabo nanjye nkavuga kuba umugabo ntabwo ari aya mazu iri kuvuga ntabwo kuba umugabo ariko ubundi nzi ko muri aba kutabaye uretse yinyereke mu rugo rw'abandi kutabaye uretse ugenda ujyana nawe iyi mbwa gushinyika njyewe nshinyikira nayarimbura njyewe urimo urajya ariko ubundi ntabwo uri muranyu nta soni wowe ibibazo ko byakumera amufasha agira ate kuba umusanze muri iyi nzu ubundi hari umuntu yishe uyu ni musaza wawe wowe wayubatse uyu ni musaza wawe ni musaza wawe ni nyokorume uragira ngo nyine nakubwiye yuko akora ibyakunaniye ntabwo ari ngombwa ngo umenye niba ari musaza wanjye cyangwa ari iki uyu ni se wanyu data yacu se urumva yakora akazi k'umugabo yagakoze mu rugo agakorera mu rugo fata ibintu byawe ndayifata nyine nyimufashe aho yegukira ndayimuha yambara urimo urayega wataratse umeze nk'umukindo urimo uzamuka nuko rwose abagore mwarenzwe nuko muba mumeze rengwa nongere numve
renga ibirenze ku byo mbonye kuba umugabo byarakunaniye ugura ijipo wambaye cyangwa ufata isumu ujya ugenda wambaye mu nzira urarenze none se ibyamvanye iwacu ko byakunaniye none uri kurenganya ababishoboye akazi nirirwamo ndimo nirirwa mpagasa ngo ukunde ubeho iwacu se bakubwiye ko ntaryaga bakubwiye ko iwacu ntaryaga cyangwa unambare nararyaga sheri rwose uyu munsi ndi ugengo mu rugo ni iwanyu wagiye aha ni iwanyu muri wowe nawe turamaze shaho we nari nagiye kureba ibyo nabuze kandi nabibonye ibyo udafite ibyo utabasha wowe Pacifique n'uwawe n'uyu ndebera noneho akagabo kangana niba bajya inkoko niko gashenya urugo rw'umugabo ungana n'uyu ya erega noneho ariko mugani nk'uko bivuze ndebera aka kagabo ntikareshya niba barya inkoko ariko ngo niko kazi gukora ibintu ibyananiye ubusa gukoreye abandi muracyabanza mureke mbabaze duce muri iki kibazo nagushota yewe nagushota mbabarira sibyo hano nta kurwana ikintu tugiye gukora mwashyizwe imbere di umva mubaze wa mugabo waje gukora iki muri urugo umva rero wa mugabo vuga se woka vuga idahiye umugore yamamagaye nongara ngenza ndine kuzuzuza none se kuzuza yaguha amafaranga ubu bigenda gute ni amafaranga ako ntabwo ariwe barimo barabaza ko ndora kimwe kiravuga kidashaka kumva ibyo baguhaye amafaranga nibura akubwiye bara ku maturu se tuziba we nta n'ijambo ryenyenera ndakubwiye vuga ndagira ngo umbwire mubara gute kugira ngo akwishyure bagenda gute ntabwo ari ku maturu wari imodoka hano wari imodoka itabara ku maturu uretse tuvuge hano ni wowe wiha ijambo ko numva utangiye kutugaba ngo uduhe amajoro bumuretse atubwire ngatubwire wa mugabo bagenda gute kugira ngo washeze wo aragushokana nawe ukamukorera ibyo ashaka ngwino shingukayo amafaranga yanjye nirirwa ndeba muri kufureforo yaho mbika amafaranga yanjye narayabuze ngo sheri ngo mama ngararwaye ngari mu bitaro kumbi nyine akazi karakunaniye reka amafaranga bajya gukorera ndakubwiye ngo urumva n'undi munsi agenda asohokana mujyana nta kibazo nombwa nayo ngo ku maturu amenyesha amatora umva mubwira wa niko mbaze madame uyu mugabo kubera iki urengaho ukamunyuza hejuru sibyo ugatuma bamukaza wa mugabo uyu mugabo w'iwawe gereza jedi mbabarira umugabo ariko sumva agasuzuguro k'abagore yarenzwe yararenze yarasheze ageze mu birere bakagukwa ningirwa mugabo kuko dore kwivugira njye ubana nawe mu nzu wowe uri kuvuga ibiki noneho ni igipupe ibyo kumwita ngo ni umugabo ni njyewe uzabera nzashake nzarinde mpunwa n'imbaraga zo kuba naguhahira ngo utunge uburyo umere neza mutunge umugabo si ubutumbi kandi kwambara ipantaro ukagira reba kuri kwita akagabo wakoreka akazi gakora niko wambwawe ngo amaturu n'ayiki reka nkwibarize rata none se ubu ngubu iki kibazo kubona cyagenze n'inkura nzabimenya ubusenganira icyo wowe umuhamo oya basi niko simbabarira banze nkubaze uranyumvira ino mbwa agasuzuguro ufitera je ndinze nganurya we wambwe wowe ufite ipome imuha byageze hanze buriya biri buze kugenda guto birakirira nje nta kintu bimbwiye ahubwo ashatse gushira ku mugaragaro ubukore bwiwe nta kintu nje bimbwiye ndaguhekenya none se ubu ngubu ko buriya bigiye hanze birashoboka ko waza gusaba imbabazi kugira ngo usubire mu rugo nk'umugore imbabazi ziki ahubwo we akabaye nsaba imbabazi kuyo kwibye nkusaba imbabazi kuko wanciye inyuma igo warenzwe pe ntabivuga umugore ubundi iyo wamurengeshejwe atangira kukuzamura
izo si hejuru Ejya hano nkubaze wa mugabo iki kibazo buragikemura gute umugore wahuruye none ugakemura ibibazo ubwo wowe waba utarikemura ibibazo ugakemura iby'abantu urareba ibibazo byose none ngashe gukemura ibyanjye wita igihe njye muri rukoresha umwanya musaka wamfite uraho dukemura iki kibazo ndakubwiye ngo jya kwambara n'ino mbwa ino ngirwa mugabo nayo we Kanyamatu mbabone mwagiye uretse tubanza dukemura iki kibazo sibyo ujye kureba ahandi hantu baguha akazi k'amaturu hano ngewe iwanjye niba ari no kubaka nararangije kubaka iki kibazo kubona kimeze gutya buriya turagikemura gute uko mbibonye rero nsanze inshuti yanjye yarananiwe akazi nsanze yarananiwe akazi uko nabonaga batuje ariko mu cyumba ari ibibazo iyo bigeze hano usanga umutungo utangira kunyerera nukwirwana ariko wirwana mu byanjye we wirwanaho mu byanjye mu byanjye nashaka baretse mugabo banza tubwire uko iki kibazo ananirwa n'iminsi we nta jambo afite wa mugabo none ahubwo ngubwo urabona ibi bintu biri bugende gute ni ukuvuga ngo uyu mugabo ntabwo nari nzi ko ari ubwanwa gusa butoha ahandi hose abizeye ni ukuvuga ngo icyo nakora ntanjye nakongera nkavuga bakubaka urugo njye nkushimira nzakugurira akajipo ujye kameramani ndagira ngo ufatire uyu mumama njye nkushimira urebye baduhuruje unkoreye akazi niko wambwa muri ibyo bikamera byanyu ntabwo nabatumiye cyangwa nane byara mubabariye se kuri mu kazi ngewe uri kunyinjiriza uri kukwinjiriza ariko tugusanze mu tuhamagariye nibyo twashemo usanze mu kisi wa ntari akazi narindi wari uri muki uyu muntu hariya wari uri gukora ikiyede neza wari uri kubaka ibyo nakoraga nishyura ninde wakoze ngo wari uri guhemba ninde wari uri kwishyura musigaye mutumira abagabo nkaho njye nawe tubane muri uru rugo duhanganye ubundi sushi tubaneho duhanganye tugenda duhangana se undi wakoze ibyo wakagombye gukora ukareka urubanza ukari ibyo byanze urananiwe ngaho urubanza rubuze gice tunabiri burangirire hera sha ndabona ari imiguruko noneho yarakaye ko bidasanzwe ahubwo ubwo agiye no mu nzu wawe natwishe ntabwo ajya araza yewe we mwana guruka yaje kandi azanye kameramani bakurikire urye nje aho ugiye uzahameje nanjye imyenda ntayo nkwa kandi nzi yuko nimugenda mu muhanda mwambaye ubusa ntawe uri buyoberwa amabi mwari murimo murye nje nkuko mubibona rero aka karakazi kanini cyane kandi katoroshye mbo birangiye baducitse umugabo yaje kusamanya umugore w'abandi nkuko mwabibonye ariko ikigaragaye cyo nyir'urugo yananiwe inshingano nta kundi umugore ibyavuze mwabibonye ikibaye ni iki bagiye mu muhanda bambaye ubusa nta kundi kuntu twabigenza akazi katuzanye karaka kandi ako dukoze ntako nta kundi mbo mbibutsa gukurikirana Safi JD mukora subscribe like comment kuri iyi video zibe nyinshi cyane ntuveho udakoze comment ukoreshe ya uyisangize n'abandi urabukoze cyane kandi iyi nkuru ndagira ngo mutange comment z'ibitekerezo byubaka no ku bandi bantu bisa nkaho bimeze gutyo mbibutsa ko ni nubonye inkuru itangaje nk'iyi ngiyi rwose yajya duhamagara nta kibazo ni hahandi